Mushumba Theogene muraho neza. Numvise ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana igusinyiye, mbese usinyanye n'Imana kontara. Hari abarangiranye n'uyu mwaka, hari abarangiranye n'imyaka 2, hari abarangiranye n'5, ariko mbonye marayika avuze ngo ni viza ihoraho. Ni kontara ihoraho, ni kontara ihoraho. Ikindi iguhaye na viza ihoraho, kuko numvise ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mureka aka kantu nkavuge. Mbonye ari ku kibuga c'indege numva baravuze ngo aranyura muri VIP. Imana irambwira ngo mubwire ko abana mbahaye ubwene gihugu, kandi itanze ubwene gihugu bw'abana, ubwo bwa mama na papa buba buriho. Haleluya! yarakiri muto wo gukorera Imana ibindi byinshi, ariko Imana niyize urugero umuntu ageramo ikamuhamagaramo, iraruzi burya cyane. Acyo warenzaho. Impemburo TV. Mu byukuri ni impanuka yabaye ikomeye, ngira ngo murimo sinzi niba kano kavido muri kukabona. Uyu muri kubona yitwa Donati. Yarari kumwe mu modoka imwe na Pastor Theogene. Uyu wari muri koma. Ntabwo yapfuye. Ari muri koma, reka tuvuge ngo Imana imurengere ayivima amahoro. Impemburo TV. Twabonanye muri kino cyumweru mu minsi yashize, nta n'iminsi myinshi iciye hatarajya hariya. Gusa n'amagambo nk'ato twari duhuriye twicaye. Arama kuri iyi mihanda ntibyoroshye, umubumbe wabaye danje kwa kundi kwe, ariko arambwira ati ariko ubuharyo ubundi Imana izaturuhura imiroho ryari. Arabwira ngo yakwikoreje umuzigo n'ibizigi zakuruhurira. Nuko namushubije jewe. Impemburo TV. Iki ni igihe cyawe cyo guhembuka, nawe ugahembura abandi. Reka nongere mbasuzuro mbaye ikaze, mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose. Nizeye ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza, ibihe bikaba bitakoroheye, reka nkubwire ko ari igihe cyawe cyo guhembuka, nawe ugahembura abandi. Ngewe nitwa Vitandi Hinyurwa, iyi ni Impemburo TV, mba ndi kumwe naho ri kuri kamera. Uyu munsi nongeye kugira amahirwe yo kubana n'umushumba Revera Pastor Ntambabazi. Pastor muraho neza? Ndaho ndashima Imana. Ndabakiriye ku Impemburo TV. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Amakuru ki mumeze muti? Ndashima Imana nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Yego. Nje maze kwakira inkuru, ngira ngo namwe hari iyo nkuru mwayakiriye y'urupfu rw'umukozi w'Imana mugenzi wanyu Pastor Theogene. Birababaje. Ababaje kubyakira byanje kugorana. Mwakumva nta ni inkuru abantu bari kuzana uko bitewe n'imishinga mfitanye, ibyo mwaganiriye, ibyo muzakorana. Ariko niko bimera ku isi, wavutse arapfa, kandi imisi y'Imana yaguhaye irangiye nyine. Niba muririmbyi waririmbye muri ya ndirimbo yacu tuvuga mu gitabo cy'indirimbo ngo iwacu si kure ni hafi. Umuntu ava mu rugo azi ko ari bugaruke. Iyi nkuru mwayakiriye mute? Yabagezeho muri hehe mu byukuri? Yewe nayibonye saa 10 za mu gitondo. Naho nayibonye kuri telefone, kuri muntu umwe kuri stat ya postinza numva simbyumva. Ariko noneho neza amenya amakuru, umuntu ahamagaye abimbwira inshuti yanjye uzi ko twatanye imigambi, twafite gahunda zacu zihariye twamba gupangana. Nuko mbyumvise nk'umupasiteri urababara, kozi Imana urababara, ariko wanagera ukavuga uti okay, niko Imana yabishimye. No comment. Kandi yarakiri muto wo gukorera Imana ibindi byinshi, ariko Imana niyize urugero umuntu ageramo ikamuhamagaramo, iraruzi burya cyane.
ntacyo warenzaho. Imana niyo izi urugero umuntu agira. Ibizi ibyo uzakoraho bizarangirira kandi ibizi n'ibizakurikirana yuko utanahari. Rero turababara tukarira nta kindi turi bukore twe ngo bidukundire kandi Imana ifite amaboko kandi Imana ntibitera isoni gukora icyo ishaka. Ntabwo gira gutyo umwana akavuga igatwara nyina umwana agasigara uruhinja. Sinzi ifite ukuntu ikora ibintu byayo mu bumana bwayo mu bushobozi bwayo, ariko n'abasigaye ifite ukuntu igenda barinda. Rero birababaje kubyumva, biragoye umutima, ariko nta mahitamo dufite y'Imana yabyinjiyemo, nta mahitamo bahari. Biteye agahinda. Ni amagambo ya nyuma wenda yababwiye mwibuka ubwo muheruka kuganira, wenda ayo mushobora kuba mwibuka? Njye twabonanye muri kino cyumweru mu minsi yashize, nta n'iminsi myinshi iciye hatarajya hariya. Gusa n'amagambo nk'ato twari duhuriye ahantu twicaye, aravuga ngo kuri iyi mihanda ntibyoroshye, umubumbe wabaye danje kwa kundi kwe, ariko arambwira ati ariko ubu harya ubundi Imana izaturuhura imiroho ryari. Arabwira ngo yakwikoreje umuzigo n'ibizi izakuruhurira. Nuko namushubije jewe yakwikoreje umuzigo n'igizaguturira. Babyo twari tuvuze nashaka kuvugira kuri kamera, bijyanye n'imirimo, bijyanye n'ibyo tubamo, bijyanye n'ibindi byose. Twari duhura hano kuri Sport View n'ubundi. Tugana ntibyihorera ugira ikibazo, yatwikoreje umutwaro n'igiza uduturira. Reka dutuze Imana izabikora gutyo. Naho duherukana. Iyo umuntu arebye amwe mu magambo wenda avuze muri iki cyumweru cyangwa se muri byumweru, abona ko yarameze nk'umuntu uri gusezera. Ubundi yakoranaga imbaraga urebye. Ahagiye bari baramubaza hagura koranaga imbaraga mu rwego rwo hejuru. Katereka nkore vuba vuba nisaba ko gifite imbaraga. Imana itegura umuntu hagiye biduhisha, ariko nicyo gituma Imana yitwa Imana. Burya yavuze ngo igituma Imana yubaha ngo nuko ikinga ibintu. Kabikora ku bwanyuma niko bimeze. Burya abanyapolitiki bavuga ibyo bazakora kugira ngo tubatore, ariko Imana yo ikora ibyo yumva ishaka mu bumana bwayo mu gihe cyayo, kandi ikintu kagikora nyine nta comment washyiraho, nta kintu warenza hejuru. Imana yagikoze, tsoke yagikoze. Izifu mu by'ukuri ziri kuba abantu bamwe bari kuvuga ko ari ibitambo, dore ko impfu z'abastari zimeze nkaho zibasiye mu idini rimwe. Reka mbivuge gutyo kuko abantu barapfa umunsi ku munsi, abantu barataha, yewe nari benshi ntitubamenya, ariko iyo turebye mu bastari tusanga biganje mu itorero rya ADEPR. Ejo bundi tuvuye gushyingura haleluya n'abandi bahanuzi haba Kacyiru, donc mu ngeri zigiye zitandukanye. N'uyu munsi Theogene yitabye Imana. Turibaza ati izi mfu ni izisanzwe, hari ikindi kintu kibiri inyuma? Ese ni amarozi nk'uko bivugwa? Ese ni ibitambo nk'uko bivugwa? Ni igihe kigeze Imana iri gusarura? Donc ni ikibazo nababaza. Reka tuvuga ukuri guhari. Ntabwo ikibazo ari kuba umuntu ari mu itorero rya ADEPR. N'abandi barapfa. Nese urusororo hagiye badashyingura. N'amarimbi yo mu Rwanda hose barashyingura. Ikibazo kiba gihari nuko ari ba bantu bazwi ariko bari muri rya torero. Nta bitambo biri iwacu okabyarawe. Torero ryacu ngo ni kwa kundi n'ubundi ko amatangazo turayumva. Ariko no kubera ko ba bantu bazwi, abastari bazwi nyine babazi ntaherereye. Ku ruhande mushaka kugira ngo se nk'ukura icyo kintu cya confusion kubera iki ngo abantu bapfa muri ADEPR n'iki byose kandi banazwi. Hari n'abandi bapfa ariko batamenyekana. Iyo wagiye kuri social media bujye bakakubona ugakora ibiterane, baragusobanukirwa birumvikana, ariko abapfa ni benshi. Rero by'ukuri si impamvu y'ibitambo, si n'impamvu ariko muri ADEPR ho bapfa abantu bonyine gusa. Aho tubava n'izo mpungenge,
hatagira n'uwibaza ngo mu itorero batangiye gutamba ibitambo oya nta n'ibinahari igitambo ni cya Kristo cyari gihagije rwose ibintu binave mu mitwe y'abantu kuko abantu